pour que tu défendes Mboka ou Malam, la première des choses, nous devons être unis. Nous devons nous faire confiance. Et j'ai demandé à tous les commandants et à la première zone de défense d'entretenir la confiance kugira ngo tuzabashe kurinda igihugu cyacu uko tugomba kuba umwe tugakorera hamwe ndetse tukagirirana icyizere. Nabwiye abakomando bose yuko bagomba kubizera, ariko harimo bamwe mu basirikare bacu bagira ngo bakoreshwa n'amadayimoni batwiciramo imbere. Njye urimo ndabavugisha aka kanya ndabamenyesha yuko nakomerekeye inshuro zirenga 2 ku rugamba. Abantu rero twarahiye indahiro imwe ku darapo rimwe, ndagira ngo nurwanira igihugu ujye urwana ari ntacyo utegereje inyuma. Nk'ibisanzwe ni The Quick Times News, nta kindi usabwa uretse kureba hasi ndetse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5 muri aya makuru. Ni breaking news rero, aho General Major Chiko Chitambwe umuyobozi wa zone yasuye ikigo cya gisirikare cya Kitona, aho mu gihe cy'imyigaragambyo rusange yagejeje ubutumwa ku nzego z'ubuyobozi bw'abasirikare n'abasirikare bitanga ndetse n'abitanze batanze ubugingo bwabo, batanga umubiri wabo kugira ngo barengere igihugu kiri mu ntambara mu gice cy'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. N'amagambo rero yavuzwe na Chiko Chitambwe umuyobozi Generali Majoro. Nibwo rero ubwa mbere ni umunota bafashe ahangaho, uko muri kubibona bafashe umunota umwe wo guceceka nk'uko yabasabye ku bwicanyi bwinshi bwakorewe abavandimwe babo bashiki babo ndetse hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndetse kandi babashije kunamira n'abasirikare b'intwari baguye ku ntambara cyangwa se baguye ku imirongo itandukanye y'intambara iri kubera muri iki gihugu. N'umwanya rero yafashe awita umwanya we w'umuryango we, awita umwanya w'ingabo ze ndetse awita umwanya w'igihugu cye. Ngira ngo rero mbere yuko tubagezaho ubutumwa Chiko Chitambwe yagejeje ku bari bamukurikiye mu rurimi rw'Iringara, ndaza kugenda mbibashyirira mu rurimi rw'Ikinyarwanda aribwo muri buze kugenda murushaho kubisobanukirwa. Nta kindi usabwa rero uretse kureba hasi ndetse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5. Mu magambo yiwe rero Chiko yakomeje agira ati tugomba gukomeza kwigirira icyizere mu mitwe yacu, tukirukana amakenga adakenewe kandi tugahuriza hamwe nyuma y'umuyobozi mukuru kugira ngo amahoro agere mu gihugu nk'uko byatangajwe na Generali Major Chiko Chitambwe. Umuyobozi rero w'akarere ka mbere k'ingabo Chiko Chitambwe mu magambo yiwe yagize ati tugomba kwishyira hamwe inyuma y'umuyobozi mukuru kugira ngo dutuze igihugu cyacu dufite igice cy'ubutaka tugomba kugenzura. Yakomeje agira ati abavandimwe bacu bicwa hafi buri munsi mu gihe umutekano muke ari ikibazo kimaze igihe. Kugira ngo rero ikibazo gikemuke, niba twifashishije gahunda idahwitse, yahamagariye abayobozi bose bo mu karere ka mbere k'ingabo z'igihugu gukomeza kugirira icyizere imitwe kandi ko kurengera igihugu abantu bose bagomba kunga ubumwe, kuko ubumwe butera imbaraga. Mu gihe ingabo kugira ngo Imana irengere Kongo, yabivuze mu rurimi rw'Iringara agira ati ururimi rwanjye icyambere nuko tugomba kuba umwe, tukiyunga tukaba umwe, tugakorera hamwe. Imbaraga rero z'ingabo ni ubumwe, tugomba rero kwizerana turinga bimwe, ariko iyo niyo ngofero gusa tugomba kwitwaza. Chiko Chirumwami kandi yakomeje abwira aba basirikare yari yasuye yuko icyambere ari uko bagomba gukorera hamwe, ari byo bikenewe, aho gutandukana bakajya mu duce dutandukanye. Ngira ngo nkuko mubizi muri Kongo habarirwa imitwe myinshi y'ingabo, izo bita Wazalendo, izindi Nyatura ndetse n'ibindi FDLR,
zose ni ingabo ziba zirwana mu buryo butandukanye. Aha rero yabakusanyije hamwe bose hamwe babwira yuko bagomba gukorera hamwe bakaba umwe bakarwanya umwanzi. Reka rero dukomeze tubagezeho bimwe mu byo yakomeje gutangariza izi ngabo yasuye kuri uyu munsi. Nk'uko bizwi rero ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari igisirikare cyamenyekanye cyane mu kudahemba abasirikare babo. Chiko rero nawe yabwiye abasirikare yuko kurengera igihugu, umusirikare afite inshingano zo kurengera igihugu ari nta kindi ateganya nyuma, kuko ari inshingano yo gukunda igihugu. Mu magambo yiwe yagize ati ntukemere ko hagira uwakubwira ibi. Dufite rero abapolisi babi cyane bashaka kutwica no kutwerekana no kudushyira cyangwa se kutugambanira, kandi ni inkuru yerekeye abapolisi ku buryo tudashobora kubizera. Uyu ntabwo rero ari umunsi wabo wa mbere w'akazi. Rero iyo ugeze mu mwanya wabo bari baryamye, ngewe bavugisha muri aka kanya narashwe inshuro zirenga 2 nkomerekera ku rugamba. Nakoze igihe kinini ntacyo mpembwa, ariko nabonye mfite umutekano kuko igice cyose cyari kumwe nanjye cyarashize. Abasirikare banjye iyo ukora cyangwa se iyo ukora indahiro utegereza ibaruwa, utegereje ikiza inyuma utegereza ibaruwa. Ikindi icya mbere no kwiyemeza gukora. Kwiyemeza ni ikintu cya mbere, hanyuma Imana nayo igatanga agaciro. Hariho ibyiza kandi hariho ibyiza, niko yakomeje abwira abasirikare. Yakomeje ababwira ko hariho ibyiza kandi ko hariho n'ibibi. Yabwiye ko ubufindo kimwe n'abasirikare n'abayobozi b'abasirikare bahari kugira ngo batangaze intambara mu by'ukuri. Noneho rero yakomeje ababwira ati iyo tuvuze ko abasirikare batarengera isi yose iba ibireba. Yakomeje rero abwira aba basirikare gukora ari ntacyo bateganya inyuma nk'umusaruro, kubera ko ari inshingano zabo ndetse biri mu byo barahiriye nko gukunda igihugu ndetse no kugikorera. Nk'uko mubibona rero mu mashusho, ni abasirikare benshi yateranyirije hamwe nk'umuyobozi w'ingabo cyangwa se nk'umuyobozi w'akarere ka mbere k'ingabo, twakita mu rurimi rw'igifaransa le commandant de la première zone de défense. Ni Chiko rero Chitambwe aho yagezaga ubutumwa ku basirikare bagize akarasisi ndetse bakuzanyirije hamwe bateguza intambara ziri imbere ndetse no kurengera igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iyi ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Afin de clôturer sa mission, le général-major Chiko Chitambwe s'est rendu à Banana pour rencontrer les éléments de la 41e base